twabonye iremwa, tubona ibiremwa bya mwuka, tubona uburyo byaremwemo, tubona Satani, tubona intebe y'ubwami bw'Imana, tubona abamarayika, tubona icyaha cya Satani nshaka kuba nk'Imana, tubona uburyo yirukanwe mu ijuru karemano akaza mu isi. Ako kantu uri kukumva? Noneho dushigaje kureba umuntu, ariko tutaragera aho nagira ngo nkwibutse ngo icyo duheraho, ibyo biremwa byose birimo mu Mana, birimo mu Mana, muri Kristo, mu Mwuka Wera. Niyo mpamvu ya kamere y'Imana ikavuga ngo ibera hose icyarimwe, izi byose ishobora nta na kimwe ihishwa, kuko murimo ni nko mu nda, ni nko mu nda y'umuntu. Reka ngoye nk'urugendo rw'umugore utwite, reba umugore utwite noneho umugereranye na Kristo, kuko ni nawe ashushanya. Noneho reba iyo atwite umwana yaba atwite impanga by'uhita ubyumva y'amahanga abiri, urukungu n'amasaka. Ako kantu kukumva. Noneho iyi rero ni ya Mana, niyo duheraho kuko niyo principale, Imana itagira iherezo, tangiriro n'iherezo, Alpha na Omega. Uri kubyumva? Izi fresh ubwo zirareba inyuma. Kabiri Kristo Yesu wa mwana wayo, urumva? Noneho gatatu ni wa mwuka wayo nyine, za ngingo zayo. Uri kubyumva? Ubwo ndi kuvuduka. Twagiye kane ni rya juru ryaremwe, uri kubyumva? Rya juru. Noneho gatanu ni yasi, ariko twabonye ko ibundikiwe n'iki? N'umwijima. Dore ngo uyu mwijima, ariko tubona yuko muri uko kubundikirwa n'umwijima twabonye yuko Imana yagize gute? Yazanye umucyo, ariko kwituruna kw'isi bikajya bisimburana, ari nabyo bitumenyesha nyine igitambo gupfa kuzuka. Ko nidusoma mu ba Tesalonike ba mbere igice cya 5 tuzabona ukuntu hari abana b'umucyo hakaba n'abana b'umwijima. Aba bana b'umucyo rero ni babana b'umugore, rwa rubyaro rw'umugore Imana ibwira Adamu bakimara gukora icyaha, tuzabibona. Ni nayo masaka. Abana b'umwijima rero ni urukungu, cyangwa se rwa rubyaro rw'inzoka yabyaye yifashishije Adamu. Kuko twabonye ko nk'uko Imana yahuhereye umwuka w'ubugingo muri Adamu akagira umwuka usagutse ngo abyare yororoke, cyangwa nk'uko yahuhereye umwuka w'ubugingo muri Bikira Mariya akabyara Kristo kandi atabonanye n'umugabo, ni the same nk'uko Satani nawe yabundekereye Adamu na Eva. Sasa bahuhera umwuka wiwe w'ikibi abyara iki? Urukungu. Kuko Satani we icyaha kugikora mu ijuru, ya ntambara yateje mu ijuru kugira ngo arye kudeta Imana, yaratsinzwe. Kugira ngo abundikire Imana yaratsinzwe, kugira ngo ayibohe yaratsinzwe. Ariko turazabonaho yifashishije umuntu Imana yaremye. N'ubundi Imana yarayiboshye, kuko rwa rupfu rwa Kristo sari ikuzimu. Ariko yifashishije iki? Yifashishije umuntu, kuko iyo atifashishije umuntu byari byamunaniye. Kubera iki? Kuko mu muntu harimo ubugingo buhoraho butari karemano. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7. Ni ukuvuga ngo Imana irema umuntu, irangije imuhumekeramo umwuka w'ubugingo. Wa muntu Imana yaremye ni iki? Ni ishaka. Imutuza muri wa mubiri, irangije imuha umwuka w'ubugingo utari karemano. Ni impano, uyu mwuka utari karemano, atari uduhumeka. bivuga ko ni agace k'Imana, ni agace k'Imana. Ari nako kandi muri Zaburi batubwiye ngo ni muri Imana, yego, biturutse kuri Yesu. Ariko kuko muri benshi niyo mpamvu muri Yohana bakoresheje Imana y'inyuguti ntoya. Sinzi niba utabikontoreye, burangiye mba nabikontoreye kera cyane. Kubera iki muri benshi
muri ingingo nyinshi, muri ingingo nyinshi, kubera yuko Imana nyamana yafashe akamaro. Wenda tuvuge niba Imana ari 100%, sibyo? Yenda yafashe 10%, iraza iri kubita ishaka umuntu. Ako kantu uri kukumva? Aha, noneho rero tukirimwo hano muri Kristo Yesu. Ubwo iyi ngiyi tubonye ko iyi ngiyi ari isi. Iyi ni isi. Mu isi Imana irema umuntu. Ubwo twasimbutse bya byaremwe byose umuntu. Aha hantu reka nkoreshe ntuza nini kugira ngo byumvikane neza. Aka kantu iyo umuntu akumvishije biba birangiye. Ni ukuvuga ngo hano hari umubiri. Uyu mubiri ni wo si cyangwa se umurima. Ari n'ahantu tuzabona ko ari urusengero. Ubwo ni kuri babandi batoranyijwe. Ari n'ahantu tuzabona ko ari inzu y'Imana. Mu Baheburayo igice cya 3 umurongo wa 6 birimo. Icyo kintu uri kucyumva? Kubera ko umuntu nyine yavuye mu umubiri nyine wavuye mu butaka. Noneho wa mubiri uraza utuzwa mw'iki? Umuntu karemano, umwuka karemano ariwo twita ishaka. Roho ariko iri karemano. Ishaka. Entre parenthèse ni roho karemano. Ako ni kagace k'Imana? Oya, ntago ari kagace k'Imana. Ahubwo iyi ni ya mbuto Imana ivana iwayo ikayibiba muri wa murima w'urukungu izanasubira yo gusarura. Mu murima. Ni imbuto. Ubundi uyu niwe muntu karemano. Kuko uyu nguyu ni dukomeza gusoma ibyanditswe, uyu niwe utsindishirizwa. Kubera icyo atsindishirizwa rero nuko ngo icyaha ntago cyamugizeho ingaruka ngo apfe. Ariko noneho kuko ari umunyabyaha ajyanwa mu ijuru kubwo gutsindishirizwa n'igitambo cya Kristo Yesu. Si kubwe. Ariko wajya kureba nanone ugasanga uko kujyanwa mu ijuru cyangwa uko gutsindishirizwa n'undi yari abigenewe kuko yabibwe n'Imana. Urumva Imana nyine yatsindishirije imbuto zayo. Ako kantu uri kukumva? Ni nayo mpamvu usanga hari abajya mu ijuru batanitaye kumenya ibi ngibi, kandi ijuru akaba ari irye. Ni nayo mpamvu utagomba kwicira urubanza wowe cyangwa ngo urucire mu none se ubwiwe n'iki nyine? Ibyo yakora ibyo ari byo byose ubwiwe n'iki niba yaratoranyijwe mbere y'iremwa ry'ijuru n'isi? Cyakora wamuhana kubwo yaguhemukiye ukavuga ati rero uri kumbanira nabi. Ariko ntabwo wamutega ngo ijuru nge oya, kuko ijuru ni impano ihabwa ababibwe n'Imana mu murimo. Kuko igiti cyose data atateye kizarangwa nk'uko Yesu yabivugaga. Ubwo nanjye aho ngomba nikinnye. Uri kubyumva? Noneho Imana irangije ubwo tuza tugaruka kuri rya tangiriro igice cya 2 umurongo wa 7. Rya shaka irihumekeramo umwuka w'ubugingo. Mu yandi magambo, uyu mwuka w'ubugingo ni nawo mugore wo mu busore bwacu. Mu yandi magambo, Imana idushingiye umwuka wayo kuko tuzororoka. Ni ka gace uyu mwuka w'ubugingo ni bwa bumana butari karemano. Ahangaha ni naho umuntu arutira ibindi byaremwe byose ndetse n'abamarayika, kuko ntago bafite umwuka utari karemano. Uyu ni umwuka w'Imana. Kandi ari nayo mu byari muri Zaburi bakubwira ngo muri Imana. Yabivugaga kubera uyu mwuka wayo yaduhaye. Ni nayo mpamvu twebwe twishe Kristo ntaturwanye nk'uko Satani yashatse kwica Imana ikamurwanya. Kuko iyo turwanya yari kwirwanya kubera uyu
mwuka duhuje ahubwo yahise yemera ariyoroshye tumushorera nk'intama y'imbagwa ijyanwa mu ibagiro. Niko Yesaya yabihanuye, ariko no muri buriya butumwa bune biravugwa. Kuko iyo arwanya umuntu yari kuba ari kwirwanya, bityo ubwami bukaba burimo bwisenya nyine, kandi ntibishoboka. Ako kantu urakumva? Aha rero niho Satani yavuze ngewe uransinze shawu, ariko ndaje nkwereke. Aca mu muntu, aciye mu muntu tayari n'ubundi Imana arayibohesha umwijima. Niko kuriya kuzimu nyine, kuko umuntu niba ari mu mwijima wa kamere y'ibyaha tayari, kandi mu muntu hakaba harimo umwuka w'Imana utararemwe, ya mpano yayifashe tayari. Ubwo umwuka w'Imana ubuhoranyijwe he? Ubwo nuko ngo umuntu amaze gukora icyaha, ubu bugingo yahawe, urumva, bwari buboshywe na kamere y'icyaha, bwari buboshywe na Satani. Mu yandi magambo, bimwe Satani yashakaga n'ubundi byo kuboha Imana, agatwara icyubahiro cyayo, n'ubundi yabigejeho, ariko yifashishije umuntu, kuko kubwe byamunaniye. kuko Imana y'Imana atsindwa intambara, ariko yifashishije umuntu ufite umwuka w'Imana, ariko mu buryo bwa karemano. Satani amurusha ubwenge, bituma yakudeta ayigeraho yifashishije umuntu. Noneho Imana irangije iravuga ati nuko bimeze, reka nohereze umwana wanjye. Twabonye yuko wenda urugero Imana yahaye umuntu 10%, 10%, urumva, by'uyu mwuka w'ubugingo wayo. Ubwo Yesu, ariko biri mu niba ari Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa kangahe? Umurongo wa 6. Oya, ni mu Bakolosayi, ahubwo hamwe twahereye. Ko ni mu Bakolosayi, ahantu yisize ubusa, urumva, yisize ubusa, urumva, akaza agafata ishusho y'umuntu, urumva, yamara gufata ishusho y'umuntu, urumva. Petero wa mbere uzi ukuntu wavuga, aravuga ngo ku murongo wa 6, ku murongo wa 18, ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe bitari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana. Harya birihera, oya, gucungurwa k'umwana w'Imana, ngo la niba ducunguje amaraso nawe ishusho y'Imana itaboneka. Aha umurongo sinibuka ahantu uri, ugaragaza uburyo Yesu yisize ubusa, uri kubyumva, akaza agafata ishusho y'umuntu, uri kubyumva, yamara gufata ishusho y'umuntu, uri kubyumva, yarangiza agapfa akanatuzukira. Nibyo rero nari ndiye kukwereka. Ni ukuvuga ngo uyu murongo ndaza kuwushaka neza nkukwereka. Iyi 10% yahawe umuntu, abantu uri kukumva, Yesu yiyambuye bwa bumana, za kamere z'Imana, cya cyubahiro cy'Imana, nawe asigarana 10%. yigira umuntu nk'iyacu, aramanuka aza muri muntu biciye muri Bikira Mariya. Aka kantu uri kukumva, afite pourcentage zingana nk'iz'umuntu, kuko nyine yaje ari kugira ngo abe umuntu. Aka kantu kumve, kuko ahangaha Yesu
avutse nk'umuntu ariko nta ntangangabo yatewe Bikira Mariya. bivuga ko nta shaka afite. Uvuze akantu keza cyane. Ni ukuvuga ngo muri Yesu we mu mubiri we afite umubiri, ariko umubiri ufite ishusho ya kamere y'ibyaha, Abaroma 8 igice cya 3. Uri kubyumva? Kuko uyu mubiri wuzuyemwo ibyaha by'abantu bose bari bari mu isi n'abari barabayeho n'abazaba, yabyishyizeho. Noneho muri we akagira na rya 10% ry'ubugingo. Ni ukuvuga ngo we nta shaka afite. Ni nayo mpamvu cyagiye Satani amugerageza ntago yari gukora icyaha ngo bikunde, kuko ari hejuru ya Satani. Ntago yari kumushobora. Ni nayo mpamvu igihe yayakaga umusaraba ngo agiye igorogota agiye kubambwa, ni nayo mpamvu bazanye uwo bita Simoni wo mwari Mataya, ngira ngo niko babivuga hano, wari uvuye akawumutwara. Ni ukuvuga ngo hagati ya Simoni na kuriya gutwara umusaraba kwa Simoni si ukwe, ajya ngo yuzuze, kuko Kristo ni wenyine wari uwutwaye muri Simoni. Ariko noneho ubwo yarangije kubishaka, kuko ishaka rya Simoni muri Kristo rihagarariye ayandi mashaka. Noneho ahita yuzura umuntu neza neza. Ni ukuvuga ngo uyu Kristo Yesu arangije agiye ku musaraba, arapfuye, aje muri wa mwijima ikuzimu. Ba witonze, aje muri wa mwijima ikuzimu, kandi afite D+. Ndetse ikuzimu hariyo n'abandi bantu ba Aburahamu, ba Isaka, kuri Adamu, nabo bafite za D+, kuko baraduhagarariye twebwe abataravuka n'abari bakiriho, nabo bafite D+. Ni ukuvuga ngo izi D+ kubera ko ari zimwe, izi D+ za Kristo na D+ z'abantu zagiye zirivangavanga, kuko umwuka n'umwe utari karemano. Ni impano y'ubuntu. Ako kantu uriko kumva? Noneho Imana ituruka mu ijuru iraje izuye za D+ zijyanana n'iz'abantu, kuko ari zimwe. Niho mu Befeso igice cya 2 akubwira ngo twapfanye na Kristo tuzukana nawe mu buryo bw'umwuka, turi ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo wa mwuka wari ugoswe na Satani. Ako kantu uri kukumva? Imana yaje, kuko yo ntabwo yari kurekerayo umwana wayo kandi ari umukiranutsi, mu kuzura umwana wayo atwarana na ya mpano yari yarahaye umuntu, baragenda bajya mu ijuru. Niyo mpamvu azukana iminyago anyaze Satani. Ni bwa bugingo yahaye umuntu, rya 10% yahaye umuntu avanye muri Satani. Kuko icyo gihe Satani yari gifite urufunguzo rw'ikuzimu, ariko mu isezerano rishya nta rufunguzo rw'ikuzimu agifite, byararangiye, yararwambuwe. Ni rya 10% yari kuko yari yoboshye Imana, yari yararigumanye nyine, niko kuboha Imana. Noneho Imana ibukuramo umurongo. Ni ukuvuga ngo mu muntu hasigayemo ishaka. Nuko wa mwuka w'ubugingo nawo n'ubu turawufite, turawugendana, ariko uri connected n'ijuru. Uhuye n'Imana. Ni nayo mpamvu iyo umuntu amaze kwizera, urumva? Iyo umuntu amaze kwizera, ni ukuvuga ngo uyu ni wa muntu, iri ni ishaka, uyu ni umwuka w'ubugingo yahawe. Iyo umaze kwizera, wa mwuka w'ubugingo uraza ugaporoteje iki? Bwa bugingo bwawe. Ni ukuvuga ngo wa mwuka wera uraza ukahita urinda ubugingo bwawe. Uri kubibona? Dore ngo uyu mwuka wera, uyu nguyu ni uwizera. Dore ubugingo bwa wundi bwacunguwe ngubu. Urabona yuko nta hantu buhuriye n'ishaka. Noneho ikindi cyaho ukoze kibera inyuma y'umubiri, cyica umubiri, cyangiza umubiri, igishushanyo icyaha cya Adamu, kugira ngo upfe. Ariko nikigera ku bugingo, kuko ubugingo bwaracunguwe, niyo mpamvu uyu mwuka wera ari protected. Hari ahantu numvise ntabwo mpazi neza, havuga ngo mutinye icyaha gikorerwa imbere. Gikorerwa imbere mu bugingo, gikorerwa imbere mu mubiri. Oya, baba bavuga ibintu bijyanye no gusambana, barimo bagaragaza nyine uburyo. None se gusambana ni iki?
ubundi icyaha cya Adamu iyo ugiye twanakibonye kwanza iyo ugiye muri kudeta kunangurana kugambanirana za shyushyushyushyu ugisangamo wajya mu busambanyi ukagisangamo kuko twaciye inyuma wa mugore wo mu busore bwacu wa mwuka twororokera Satani atubibamo umwuka we twororoka urukungu ubwo hano turi kwikina nk'aho turi amasaka urumva nujya mu busambanyi kuko ubusambanyi nyine uba waciye inyuma uwo mwashakanye cyangwa se niba ukiri umusore cyangwa uri umukobwa uba waciye inyuma ya mpano y'umwuka wahawe mu yandi magambo buri gupuratika Adamu na Eva iki kintu rwo cyumva niyo mpamvu bikorerwamwo imbere wajya kureba kuri mu kijyanye n'icyaha abanza imitekerereze ni mwo none wajya na puratike si mwose kandi nanone iyo ugiye kureba ubundi usanga kiriya kintu kijyanye no gupfa no kuzuka ugisanga muri puratike zose dukora ubwo wahise wumva ururimi ndi kuvuga akantu kose usangamo gupfa no kuzuka kiriya cyaha ugisangamo n'uburyo twacunguwe kuko nicyo cyaha uba ugiye gukoreramo mwo nawe usangamo uko gupfa no kuzuka uri kubyumva rero wajya mu bujura ugasangamo icyo cyaha cya Adamu kuko urumva Satani hano yibye umubiri niba yatubibyemo imbuto urumva rwa rukungu rwe ruravukana umubiri wacu kandi no mu gihe cy'umuzuko imibiri tuzaba twambaye cyangwa se abazajya mu ijuru bazaba bambaye niyo n'urukungu ruzarwambaye kuko narwo ruzarwambaye umubiri udapfa kuko ikintu cya mbere kizakurwaho ni urupfu none se urumva atibye nubwo ngo buri kana kariko kose kabi kabaye usangamo icyaha cya Adamu ndetse na Satani dukomora kuri Satani none se ahangaha twavuze ko Kristo yazamukanye abantu bafite rya 10% ry'Imana none se urukungu cyangwa se wenda abo abantu benshi bita abanyabyaha bazarimbuka burya 10% bazari uvuze neza ubajije ikibazo cyiza cyane ni ukuvuga ngo uyu nguyu ni Adamu dore ishaka rimurimo wa mwuka w'imbere dore bwa bugingo yahawe butari karemano yahawe n'Imana noneho Adamu abibwemo na Satani urukungu uburu ni urukungu niruvuka umuntu araruha ibintu byose afite araruha umubiri kuko nturusara ikintu wakwima umwana wawe urumva se bishoboka kandi noneho nawe uri gushaka kurema nk'Imana araruha ikintu ataruha ngaha ntabwo ari buruhe kwishaka kuko ibi nta bushobozi afite bwo kuritanga araruha ikindi kintu aruhaho ni ubu bugingo uri kubyumva ni ukuvuga ngo mu urukungu rwo muri rwo ruba rufite iki umubiri nguyu rwashishuye uyu nguyu ariko se ntujya ureba ntujya wumva n'ibintu dukoresha pirate original ntuzi pirate urumva ishushanya iki ngo twafashe ibintu biri original byisabye none baba witonze wikwihuta uyu ni umubiri w'urukungu bashishuye ku muntu noneho urukungu narwo rwabibye ya mbuto mu murima dore ngiyi uru ni urukungu noneho urukungu kugira ngo rubibibwe imvura kuko imvura ibibirwa ababi n'abeza kuko urukungu rubayeho kubera umuntu kandi umuntu ntabwo Imana iri bumutererane irakomeza urukungu narwo rufata ubwo vuba niyo mpamvu narwo usangamo bwa bugingo bwashishuye nde umuntu kugira kuko ntabwo rwaba rudafite ubu bugingo ku munsi rero w'imperuka nk'uko ubivuze neza Yesu abivuga agaragaza wa mugani w'itarano cyangwa ifeza ni ukuvuga ngo hari abahawe ifeza imwe
abandi zingaye, abandi zingaye. Hari uzayakwa igahabwa umwe wari usanganywe, kuko Yesu aramubaza ati none se kuki ayatswe igahabwa ufite nyinshi? Ahita amusubiza ngo ufite azongererwa, ufite n'uyu wahawe ishaka, kuko iyi tarano urukungu rufite si yarwo, izasubira kwa nyirayo. Ufite wahawe azongererwa, naho udafite, kuko iyi ngiyi si yo urukungu rwahawe, azakwa n'utwo yari afite, asigarane noneho wa mubiri udapfa, asigarane n'urukungu. Ni ukuvuga ngo mwizuka ishaka rizaba rifite umubiri, harimo ishaka, harimo n'umwuka w'ubugingo, mu gihe urukungu ruzaba rufite umubiri n'urukungu. Wajya kureba ahangaha ni wa mwuzuro w'Imana, ni ubutatu. Wajya kureba ahangaha ni ya kabiri, ni ugupfa. Wajya kureba ugasanga nujya muri wa mugani wa Lazaro na Nyamutunzi, ugasanga nyine twebwe turi hejuru kuzuka, bo bari munsi mu mpanga. Akira. Ubwo se hari ikindi umbaza? Ubu si ibijyanye n'icyaha cy'umuntu n'amasaka n'uburyo byacunguwemo, si ubisobanukiwe? Aba rero babiri, umwe ashushanya ikindi, ni amahanga abiri. Arimo noneho akandi kantu ugomba kumva, arimo muri rya sanzure ritari karemano. Byose biri mu Mana, ariko biratandukanye. Umwe ni umwijima, undi ni umucyo. Noneho bibeho iteka n'iteka, hagaruke ya preza. Umucyo gusa, umwijima gusa. Nta kwira ngo bugacya buzongera, kwira buke bizongera kuba. Hari ikindi kibazo waba ufite? Ubu rero noneho ahangaha tugeze, ubu noneho tuzatangira gusoma Bible, agapapuro ku gapapuro, ahangaha uhita ubyumva, ubundi igihumbi. Ni ukuvuga ngo ubumenyi bw'ibanze urabufite, abazazanye mu ijuru urabazi, uko icyaha cyakoze urabizi, umugambi w'Imana urabizi, ibintu byose urabizi. Uvuga ngo igisigaye rero noneho ni ugusoma ibyanditswe duhereye kuki? Duhereye ku gapapuro ka mbere, ibyahishuwe, Daniyeli, Ikiramigani, byose byumvise. Si ubu nkubwire gute? Uri kubyumva? Sinzi niba hari ikibazo waba ufite. Wa mugani Yesu yisiga ubusa, wa murongo Yesu yisiga ubusa, fata Bibiliya urebe mu Bafilipi, Abafilipi igice cya kabiri, umurongo ni uguhera ku murongo wa 6. Nahibutse kubera tuba tumaze umwanya munini, hari igihe imirongo nyibagirwa. Doreba nk'igihe mwibukiye. Dore soma igice cya kabiri hano ku murongo wa 6, urebe ukuntu Yesu yisize ubusa. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana. Buretse wumve, ni ukuvuga ngo Kristo yabanje kugira kamere y'Imana. Yari Imana nyine. Urumva niba Imana ari 100%, ikaba yari umuntu 10%, urumva ya 90% yose yari kuko yeguriwe byose. Ntiyatekereje yuko guhwana ari ikintu cyo kugundirwa. Ni nako kuturema, kuko yaravuze ati urukundo Imana ingiriye ikambyara ikama byose, noneho kuki nanjye ntaremwe ibyaremwe mu ishusho yacu, noneho nabyo nkabimenyesha urwo rukundo ubundi ni nayo koze yo kurema. Noneho ibyo byaremwe naremwe bikaba ari umurimo w'amaboko yanjye, ntazajya mba ndi imfura muri byo nyine bikanje. Kuyo dusomye Imigani igice cya 8 ugera kuri 24 ukageza kuri 32, ubona kuntu Yesu ni umwuzuro w'Imana, noneho natwe tukaba ibineza neza by'umwana w'Imana. Ahubwo yisiga ubusa, noneho ahita yiyambura ya 90, asigarana 10%. Urumva ubu hano mu ijuru hasigaye icyubahiro cyose n'ubumana bwose bwa 80. Sibyo? Ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi nka bimwe byabaye mu ijoro rimwe ari marayika Mikayeli.
ako kantu uri kukumva Nakibutse. Eh, Araganduka. araganduka ni ukuvuga ngo Yanga no nyine gupfa. yubaha buri Ndetse muntu urupfu wari rwo ku musaraba. none yanga no gupfa Aremera araza. Eh, Afite ayacumi kuko ku ijana. nyine yaraje aza muri twe twebwe tumubonye tuvuga tusundi uyu muntu kuko Yesaya wiwe Yesaya igice cya 53 atugaragariza uburyo Yesu yari afite ishusho mbi, Ntabwo yari ukwifuza. yari afite isura mbi, yari sebabi kubera ko bya by'abari bari mu isi bapfuye n'abari bari icyo gihe n'abazaza paka imeruka ibaye byose byaragiye bimujyeho, noneho isura y'ibirakobana. Noneho ufata uwo muntu umubwira abantu ngo ni umwana w'Imana, Ntabwo babyemera. kandi abo bantu nawe wari ubarimo mu rukiryi rwabo, ahubwo avuga ngo ntabwo nabyemera. Si umuntu mubi, ni uko twaba tumuciriye urubanza. Direct Yemera no gupfa. noneho turamushorera kuko buriya bariya batambyi bagambanye Yesu bashushanya Adamu, noneho bariya ba Pilato bari gushushanya Satani. Mu yandi magambo Satani yaboshye Imana rwa rupfu tumaze gusobanukirwa hano yifashishije umuntu. Icyo kintu uri kucyumva? Abatambyi batanze Yesu kwa Pilato, Pilato nyine Aramufata. akora akazi kiwe. Okay. Buriya bariya batambyi bari gushushanya Adamu, bari gushushanya amasaka. Mu yandi magambo amasaka niyo yishe Yesu. Ntabwo ari urukungu rwa. Urukungu kandi rwari gukuraho izo mbaraga ze. Urukungu nta mbaraga rwari rufite rwo gufata Yesu ngo abatambyi nibo bahaye akoro. Urukungu noneho rurapuratika, ariko rwahawe iki? Akoro. N'amasaka. Ako kantu uri kukumva? Mu yandi magambo gusinzira kw'amasaka umwanzi akabibamo urukungu egare kwica Yesu. Yego. Gusoroma urubuto ku giti ni ukuvuga ngo wanze kunyurwa n'ibindi biti Imana yakwemereye kuryaho, urya ku cyo yakubujije, uba wanze kwizera ibyo yakubwiye. Ubwo ni ukuvuga ngo kujya kurya kuri icyo giti ni ukutanyurwa na bwa bumana ufite, kuko uri kujya kuri icyo giti kugira ngo ube Imana. Sasa kujya kukiryaho wanze kunyurwa na za dipurusa baguhaye, urashaka kuba Imana ahubwo originari. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo uciye itunda kwanza ni ukuryambura ubuzima, ni ukuryica nyine, noneho kurishyira mu kanwa ukarya kacanga, aka kanwa karangije guhinduka imva, kacu rimanukira hese, si mu nda rigasohokera hehe? Si ya myanda, si kuzimu ijya. Ubwo uhise wumva n'icyo na za tuwarete zishushanya, ariko se wajya umenya ubwenge, si bya n'ibibera inyuma y'ingando ntitwabibonye. Mbabarira dusome uyu mutsama wowe uzumva akana kariko kose ubona dukora muri iyi si gafite ikintu gashushanya, kuko kamere nta handi hantu yagakura. Uri kubyumva? Kuko na kiriya giti bariyeho kimenyesha icyiza n'ikibi. None se nindi wari uzi icyiza n'ikibi icyo gihe? Kiriya giti gishushanya Kristo. Nawe ugomba kubamenyera. None se nyine ako kantu uri kukumva direct. Ubwo siko byagenze se. So ndumva rero nta kindi kibazo ufite, ikibazo wabaza. Ubwo igisigaye ni ugutangira noneho gusoma Bibiliya duhereye kuko papa, cyangwa se tukavuga tuti urugero wenda abana b'Imana cyangwa bene data n'abavandimwe ni iki? Kuko buriya uyisomye usanga bene so, urumva, n'abavandimwe bawe ni abantu babiri batandukanye. Utwo tuntu twose tuzajya tugenda tutureba. Ariko wenda ndumva wenda dushobora gukurikizaho icyo bita guterana kwera.
ari nabyo natangiye mvuga ngo nitubireba uzasanga n'ubundi ni za nshingano za Aburahamu yereka abana be yihamye icyaha cya Adamu, uri kubyumva, anizera uburyo cyacunguwemo, kuko mbere y'Imana uwizera cyangwa uwizererwa ni perezida.